ugafata neza witonze, then urabona ko ihita yirukanka. Nayo ubu ni uburyo bwa kabiri ubaye ufite supply, you see, irirukanka cyane rwose. Yes gentlemen, bahaye ikaze mwebwe abakurikiye Rwa Innovation Hub kuri uyu munsi. Uyu munsi rero ndufitiye topic nyinshi mwakomeje kutubazaho, ariko ndapikinzemo imwe yihutirwa cyane cyane muri iki gitondo cyangwa muri iyi minsi. Hano abantu benshi mwarambwiye ngo nzabakorere kuri DC motor, ariko se DC motor ukibaza, hari uwatubajije ngo tubanze ngo tumwereke ukuntu ushaka kumenya niba DC motor yawe ari nzima. Hanyuma reka manze mpere kubabwira ko biterwa n'ibikoresho ufite, ntagiye muri detail nyinshi. Reka tujye durasa ku ntego ku by'iyi video y'uyu munsi. Hano rero ushobora kuba ufite appareil multimetre, urabizi neza ko iyo tujye gupima continuité ubanza kureba probes zawe kuri common na resistance, ubundi ukareba ko irimo hariya muri continuity. Ubundi iyo ukojejeho urumva ko iri kuvuga iba yari nzima, yabipima. Ibyo ngiye kukwereka kuri ya moteri yacu. Ikindi hari ushobora kuba afite amabuye cyangwa umuriro direct, ariko ugomba kumenya ko ya DC motor ari iki, ari DC supply ijyaho. Hano rero uzabwirwa n'iki, urabona ko ku ibuye ryacu baratwereka ko dufite turi gukoresha, this is negative, iyi ni minus, hanyuma bakatwereka ko igomba kuba ifite icyo twita positive. Hano rero urabizi ko kuri DC tugendera ku mapolarite, n'utabiza bimenye, this is positive and negative. Hano uyu muriro wacu uraza kuba uhari cyangwa ufite appareil. Ubu ni uburyo bubiri ngiye kubereka wamenya ko ya moteri yawe ari nzima utiriwe ujya mu detail nyinshi. Detail nyinshi is not good. Ikindi ukaba ufite of course ya moteri yawe. Hano uyu dushaka gupima iyi ngiyi, uri kubona iyi ni DC motor. Ni DC motor iri powerful cyane. Hanyuma ushobora no gukoresha twa tundi dutoya. Aka ngaka abantu benshi murakazi, nimba mutanakazi, aka ni akamoteri gakoresha 5 volts ka DC gato cyane. Hanyuma ikindi twihute mbereke n'indi turi burebereho kugira ngo mbereke se nafashe 3 zitandukanye. Iyi ni DC motor, nubwo mubona yo ifiteho insinga, ariko mu buryo bwihuse bw'ibanze bwa mbere bubiri ugomba kuba byibuze wakoresha kugira ngo umenye nimba moteri yawe ari nzima. Reka tugende rero tutatinze, duhere kuri no moteri yacu iyi ngiyi y'umuhondo. Uraza urabona ko ifite utupini tubiri. Aka ni agapini kamwe, aka nako na kandi. Urabona ko tugaragara neza. This is first polarity and the second one. Hano rero uraza ugafata ya appareil yawe mu buryo bwihuse ukareba ko iri muri continuité. Ubundi ugafata za pini ebyiri ukaza ugakoza kuri pini imwe ya moteri yawe ya DC, ugakoza no ku yindi. Ngira ngo muri kumva ko iri kuvuga. Iyo itavuze ubu utawumva bitewe na koili ya moteri iba yaracitse cyangwa hari ahantu insinga zidafatiye. Hano rero iri kuvuga, ubu ni uburyo bwa mbere. Ubwo turaje turebe ko zose zivuga. Urugero nk'iyi ngiyi nanone urabona ifite insinga zo zisudiriyeho black and red. Hano naho ubwo dushobora gukoza tugakoza kuri pini imwe like this, ngakoza no ku yindi. Iyo moteri yacu nibyo nayo bababwira iyo ari nzima ko iri ihita ivuga. Numva nayo iri kuvuga.
Okay, ubu ni uburyo bwa mbere bwo gukoresha appareil. Ikindi reka buriya ni byiza gufata ibikoresho bitandukanye kugira ngo turebe ko uburyo turi gukoresha bwizewe, turaza no kuzitestinga turebe ko ari nzima. Hano rero kuko appareil yanjye itabasha kujyamo, reka nifashishe udusinga dutoya dushobora kuza kumfasha kwinjiramo gutya, tukinjizemo kamwe, tuze dufate n'aka ngaka ka kabiri tukinjizemo. Guys, reka mbonereho nimba utazi ibintu bya moteri bya DC kukubwira ko urabona ni insinga ebyiri buri gihe zigendana, rumwe ruba ari positive cyangwa negative, ariho handi mujya muvuga ngo ni phase na neutral muri AC, ariko muri DC ni positive and negative. Ngira ngo njyewe nzajya ngerageza gusobanurira abantu ibintu bijyanye n'ubumenyi kugira ngo byibuze nunareba iyi video ugire ikintu ukuramo. Banyarwandakazi, tugomba kuba dusobanutse, nta byo kugenda umuntu agendera mu gicuku. Hano rero nangiye gupima n'iyi moteri nifashishije tuno dusinga, naho ndaza mfate umutwe umwe like this, mukoze kuri ya pin yindi nayo agasigaye. Nitwumva bivuze urahita umenya ko ya moteri yacu nayo ari nzima. Ngira ngo birumvikana ko muri kumva ko iri kuvuga nayo, bivuze ngo iyi nayo, izi moteri zanjye eshatu nazo ni nzima. Rero iyo turi gupima continuity y'ano mamoteri, tuba turi kumva ko coil yayo ikiri nzima, itacitse. Hanyuma ushobora kuba udafite appareil, yawe se ushaka kwibaza ngo uzamenya gute moteri baguhaye nimba ari nzima. Guys, icyo ngira ngo nkubwire kintu ugomba kwifashisha nimba udafite appareil, ariko ushobora kuba ibi bintu bibiri ntiwabibura. Ushobora kuba ufite supply, urugero nkanjye mfite hano amabuye, ubundi ukaba ufite appareil. Urugero mberetse ukuntu appareil izahita ibikwereka direct ko moteri yawe ikubiye 98% kuba yahita ikora, kuba coil yayo ihuye kandi iri ifite continuity. Guys, reka twihute duhere kuri kano kamoteri kacu gafite insinga, mu gihe noneho udafite appareil ariko ufite batiri. Hano ngewe nifashisha ino battery holder. Iyi battery holder urabona ijyamo amabuye ya DC. Ikindi ugomba kwitaho, ugomba kumenya ko ino rasoro yacu iba igomba kuba connected kuri negative, hanyuma iyi nayo ni negative, bivuze ngo iyi ni positive isigaye, then hajyamo amabuye abiri. Uraza ufate negative y'iri buye ryacu urishyire muri battery holder, then uze ufate n'irya kabiri urishyiremo naryo witaye kuri polarity, then uze ufate ya mitwe ya battery holder yawe like this. Uvuze duhere kuri ya moteri imwe, ufate umutwe umwe ukoze ku wundi moteri yacu. Urabona ko itangiye kwikaraga, sinzi niba muri kubibona hariya ndi gukozaho gutya ikahita igenda, ariko reka nze mbereke uburyo ndabibereka neza kugira ngo mubone ko yikaraga. Reka nzirikaho agasinga kugira ngo uze kureba ukuntu ihita yikaraga, ngira ngo aka ngaka biri bugaragare. Hanyuma rero urafata polarite imwe ariyo positive by default, and positive is this, nishyire kuri red like this. Hanyuma n'agasinga gasigaye, guys, ibintu mubikora mwitonze kuko umuriro wa DC is crucial, kubera ko umuriro ugufata ntukurekure cyane iyo ufite imbaraga nyinshi. Hano rero ninza nkahita nkozaho hano, urabona ko iyi moteri ifite imbaraga guys. Urabona ko moteri yanjye iri kugenda yikaraga. Ubu ni uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha udafite appareil kugira ngo urebe ko moteri yawe ari nzima. Nagira ngo mbere ko iyi moteri yanjye ikoresha 12,
kanda subscribe nimba ari ubwa mbere uje kuri ino channel yacu ya Rwanda Innovation Hub ari nayo yanyu. Kakamoteri kandi nako rero biradusaba gushyira agasinga kugira ngo nako tubanze turebe kari kazima. Urabona turakoresha zino pini zayo kugira ngo naho turebe ko ari nzima. Turifashisha iki rero? Turifashisha za nsinga za battery uze ukozeho kugira ngo nayo tuze kubibona ko yikaraga. Reka dushyireho ka gasinga nayo kugira ngo mutaza kuvuga ngo yatubeshya. Ntabwo tuba turi hano kubeshya abantu, ahubwo turi hano gufasha abanyarwanda mu kumenya ibi bintu bijyanye n'ubumenyi ngiro muri rusange binyuze kuri Rwanda Innovation Hub. Hano rero uraza ukoze kuri pin 1 uze ukoze no kuri pin ya 2, hanyuma urahita ubona kano kantu karaze. You see kahita karirukanka ugafata neza witonze, then urabona ko ihita yirukanka nayo. Ubu ni uburyo bwa kabiri ubaye ufite supply. You see irirukanka cyane rwose. Okay, ubu nabwo ni uburyo bwa kabiri wamenya ko ka DC motor kawe kari serie. Reka dupime n'iyingi ya gatatu kugira ngo tuze guhuza uburyo. Iyi nayo turasa tuzirikeho agasinga gashaka kuza kutwereka ya direction. Ubundi iyi ngiyi nayo turifashisha twa dusinga twa polarities kuri holder kuri battery yacu, tuze naho ducomekemo hamwe kuri positive akandi kuri negative. By default kubera ko ari DC irahita nayo isimbuka yikaraga. Rero uburyo bwa kabiri nabwo burizewe mu kugenzura za DC motor zacu kugira ngo ubimenye. DC yamaze kwiruka, urabona ko nayo yikaraga kandi ikikaraga nta kintu itangira. Iyo moteri yawe ari nzima urabona ko iba iguruka. Ushobora no gufata akandi gasinga ukakongeramo kubera ko ngiye mbona ari gatoya kari agapini ako n'insinga nanze kuba nazica. Iyo ukorera kuri supply moteri yawe ni indege, urabona ko iri kwirukanka cyane. Hano rero nifashishije moteri 3 za DC kugira ngo basobanurire uburyo ushobora kumenya ko moteri yawe ari nzima mu buryo bwihuse. Guys, ngaho rero uburyo ushaka kuba ufite appareil ufite na supply. Ubwo ni uburyo bubiri bwa mbere ushobora gukoresha kugira ngo umenye ko moteri yawe ya DC ari nzima. Thank you very much. See you nakagaruka. Ngaho kanda subscribe kuri channel yanyu ariyo ya Rwanda Innovation Hub ibagezaho ibintu bijyanye n'ubumenyi ngiro na technology buri munsi kuri video nyinshi zitandukanye. Usangize abandi bantu uzi neza ko bakeneye kumenya ubu bumenyi ariko ntawe utabikeneye, ni bose kandi ni byiza cyane. Thank you very much. Ciao ciao.